niteguye mu bushobozi Imana kuzakubyarira abana bose wumva ushaka kuko ndagukunda mbura ikintu nagukorera sinzagukundiraho undi muntu. John ndi gusafaringa John naragusize mpera kuri zero. John nta gupfura ugira ni njyewe ubuzi. Ndagukunda ngo nzakubyarira abana igihumbi ngo Yesu we ngo ndagukunda. Nahise mbona ko Eva yakurikiyeho John amafaranga ugendeye kubiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nta gitangaje kuba wabona Eva ejo bundi umubonye indege imugaruye mu Rwanda. Eva bahamwikorera da bamugarura bamushipinga bakamugarura. Amakimbirane yabo ye n'umugabo we ntabwo yigize umugabo we yavugaho. Eva niwe yavuzeho, niwe warushije umugabo w'umunwa uriya kuva Eva yavuga. John akaba nta kintu aravuga. Hariya bashobora kujya no mu rukiko Eva akamubonaho icyaha. Urambonera uyu Eva ari kuza kivuga ibibi. Hari igice Eva tatangaje. None se uko yivugiye ngo nanjye ntabwo ndi shyashya. Ahatari shyashya ko atahavuze. Buriya umuntu nakubwira ngo sindi shyashya ukabona ntahereye ku ruhande atarimo shyashya uhita umenya ko binagiye kukubwira akubeshya. None se umaje kumbwira ngo ntabwo wari shyashya uvuza amabi ya mugenzi wawe wowe yawurasize urwo ruhande utarimo shyashya kutaruvuze. Rero niyo mpamvu giye biriya Eva yavuze sindi bubyemere kuko John ashobora kuza hano yavuga ugapfuka amatwi iti Yesu we. Ubu John yafata amajwi nk'ariya urumva amugaragaza nk'umugabo udashobotse amugaragaza nk'umuntu udashobotse habe na gatoya akayafataga girlfriend we ziriya ni kanuni zabo ari amajwi nayo. Nyirasafari yagize ati mvira mu rugo ati ndakwihanije ndakwibujije ari mu Rwanda John katumamagare twumve. John Hello Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Turi tariki ya mbere z'ukwa munani. Ego Kigali uko umwaka warangiye we. Ejo ndi dutangiye umwaka none urashize. Uyu ni umunsi rero w'aba girlfriend n'aba boyfriend. Hari w'aba boyfriend ngo ni no umunsi w'aba girlfriend ikaba umunsi w'umuganura. Mu posting aba girlfriend banyu turebe ko atarimo baramukazi bacu. Hari usanga umukobwa afite abasore nk'umunani cyangwa 10 atereterana nabi cyarimo. Hanga no muhonga. Ukajya kubona ukabona kuri stati y'umuntu umwe umubonye. Ukabona no kuyundi umubonye. Uyu mukobwa ariyubura arimo bice bingahe. Ukabona akwiye umunsi w'aba girlfriend buriya hagenda habudushya twinshi. Abo dushya twinshi cyane nabonye hari abatangiye kurira. Ntabwo babonye gift. Ntabwo babonye gift cyangwa se ukabona umugani nk'uko ngo kwaruvuze ugasanga nk'umuntu yarazi gakundwa n'umugabo. Ariko ugasanga ku munsi w'aba girlfriend akamupostinga yamuhidinze n'abandi. Ariko reka nkubwire nimba hari ikintu kibabaza abakobwa. Bigeze cyane ku munsi nk'ungu kuba ukundana n'umugabo wubatse urugo rwe atari proud of you. Yego. Atashobora kugushyira kuri status ko nagushyira kuri status nabwo yenda kuba mukiza no kukando wamukiza ku nkeke iyo status niwe wenyine uyibona. Ntuzatekereze ko ari abandi bantu bazayibona kuko mu bantu afite muri telefone hari abaziranye na madamu we. Yego. Cyangwa se nabo bafitanye isano cyangwa se nyina bamuzi nk'ububatse ntabwo yajya gufata risk rero kugushyiraho. Biriya bintu bakobwa bari mu nkunda nawe bubatse bari muri heart attack. Bari mu bibazo cyane. Kuko ibibazo by'ingo bimaje kuba byinshi cyane. Aho umugabo agira gutya agatera depression y'umugore n'umugore n'agatera depression y'umugabo. Kamubwire iyi si tugezemo cyakoze Satani arimo arakora utuntu twe. N'ukuri pe Satani arimo arakora utuntu twe. Ari mu kazi pe. Yego. Ubundi itariki wari nziza ngo nibwo ngo ni indirimbo ngo ibiro bapostinga ndirimbo ya Meddy. Ngo tariki ya mbere hari itariki ya mbere kwa munani. Yigo we ngo nibwo wambwiye akazina kawe. Yego. Ariko se we. Anyway, yego. Happy girlfriend day. Happy girlfriend's day to you. Mwese mudukurikiye. Kuba afite aba girlfriend umunsi mwiza, kuba atabafite namwe umunsi mwiza mubashake urumva. Mushaka aho biri kujegajega mute mwitereramo. Yego. Ubundi uyu munsi niwo munsi mwiza wo gushaka inkundo zidafashe. Zihengamye zirimo zijagaje guhita wicopekamo. Nibibazo. So uyu munsi rero no umunsi udasanzwe n'ubundi nibyo nari ndi kuvuga ariko twe tugiye kuba twagana n'umunsi w'abakundanye niho tugiye kugana ku nkuru y'urukundo tugiye kuganira ku nkuru n'umunsi w'abakobwa bakundana.
w'aba girlfriend nyine W'aba b'inshuti girlfriend. z'abakobwa ku basore ubwo ntekereza ko n'inshuti z'abakobwa ku bakobwa nazo byemewe sibyo ariko atari bimwe byateye by'abarezi biyani By'abatinganyi n'ibiki. Mm. So uyu munsi rero tugiye kuba twakora ikiganiro tukaganira ku nkuru imaze iminsi y'uwo bita Eva John ariko mbere yuko tujyaho turabanza tuganire turabanza twirebere ku nkuru turebe kuri Eric Semuhungu mu kanya apostinze arimo aranenga ngo MTN reka nyikugezeho babyize nyikugezeho neze ko mbona ahubwo bayishyize mu bihano turabyerekeza Semuhungu yanenze MTN mbega ikinyamakuru ariko ni ikinyamakuru semuhungu.com semuhungu.com MTN Rwanda ntabwo ndigera mvuga nabi serivisi zanyu mbi always mbavuga neza but this time I'm very disappointed with your bad service. I cannot believe ko ari gutya mwiba abakiriya. Less than 1 month I spent almost 50k on internet in one cell phone. Uragura data bundles bagahita bakubwira ngo zirashize. Umbwira gute ko in less than 1 minute 8 GB uba uzikoresheje. Noneho ejo bwo byari ibindi mwanyibye 11,500 ngura internet bahita bavuga ngo irashize. Nuko nta yindi company hari nahita njyamo but I'm very disappointed. Nkoresha MTN SIM card since 2007 n'ubwa mbere nkoze complain kuri MTN. Mureke kwiba abanyarwanda amafaranga ntabwo tuyatoragura aratuvuna please. MTN rero ubu ngubu bayiciye hari ahantu nabonye inkuru ko ngo igiye kujya yishyura 15 million sorry. Igiye kujya yishyura 15 million per day. Ngo yaciwe miliyoni 15 ku rwego rw'igihugu rushinzwe imikorere ruranyine baciye MTN miliyoni 15 za buri munsi. Biraza gusobanura rero yuko ziriya miliyoni n'ubundi zizava mu bakiriya ba MTN. Ibi ngibi Semuhungu ari kwivugisha ngo MTN iramwiba ariko ubundi reka nibaza harya se bashipinze se birukanye muri Amerika. Semuhungu bamwirukanye muri Amerika. Hari inkuru nabonye ngo Semuhungu ngo nawe ngo bamwirukanye muri Amerika. Biraza gusobanura rero yuko uyu Semuhungu arimo aradramatiza kuko nimba hari ahantu dufite internet navuga sindi kuvugira MTN sibyo ariko nk'umuntu wabaye USA ntekereza ko nabo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga n'iki na internet ari ibintu bigize gute bitoroheje ntago ari ibintu bya free ntago ari n'ibintu bihendutse sibyo rero yakabaye yumva yuko ibyo akoresha ariko ubundi 10,000 bingahe munoza twebwe ibyo turanabimenyeye ubwo barimo ara screening ibiki ngo ya mwisegonda rimwe jiga 8 ngo za nubwo waba ufite icyogajuru kiri iwawe less than 1 minute abarangije jiga 8 arabeshya umuntu wabaye USA ise ni gutabona yuko internet yego MTN pe hari ukuntu nawe ubona iteye umujinya ukagira gutyo ukigurira bundles Imana ishimwe ko ntagikoresha bundles ubu hasigaye hari n'utuntu twateye tw'uturawuta ntabwo mbamamariza ntabwo mwayampaye ariko abakiriya bamenye ko hari rawuta ntazi ntari buvugaho abanyirazo ko nibanyishyuye urumva zishyurwa 10,000 ni 10,000 gusa urumva ukakagendana ngo jiga 300 imva anyway ntabwo ndi hano ngira ikigo na kimwe nataka sibyo ariko MTN imaze imisi duha service mbi kandi biraza kwemezwa n'aya mafaranga babaciye yo kugira gute yo gutanga y'intuza uyu wenda tureke kwita kuri MTN twite kuri uyu mugabo Semuhungu urabona mu Rwanda ari uhamara igihe kingana iki ko numva ubukene butangiye kumwica kandi yarabihakanye ngo ntago ari umukene ese Semuhungu baramaje ngo Semuhungu wirukanwe muri Amerika ngo hoya ngo ariko ngo ubukene waje warakeneye ngo hoya none atangiye kurira ngo akoresha gigabyte 8 amafaranga aramuvuga ubona akoresha nizirenze bitewe n'ibyo uri mureba cyangwa se n'ibyo uri mukoresha ndetse nimba afite more than one device sibyo kandi ziri gukoresha ibintu biremereye biri heavy arumva yuko izo gigabyte ari nkeya akora n'ingwe ibintu bikunda gutwara internet nyinshi cyane kurushaho ku buryo hari filime numvishe ngo Semuhungu nagakoresha YouTube ngo ngo azikoresha ariko ariko ngo hari filime cyangwa se na biriya bintu ngo bajyaho hari ibintu bya Snapchat byateye
Snapchat ngo hari ukuntu ngo bajyaho bakifata amavideo bambaye ubusa ngo akajya ajyaho nyine yashyize inyuma ngo hanyuma ngo agaterekaho ngo bakagura ibyo bintu rero bitatwara nimba bikora nta kuntu bitatwara interineti nyinshi cyangwa na za filime z'abakuze ashobora kuba areba ziriya filime z'urukozasoni. none se hari umugore agira cyangwa hari umugabo agira harya yavuze ko ari umuki ni tantine ubwo nta mugabo agira ubwo nimba nta mugabo agira rero ziriya filime birumvikana ko azireba kandi zikonsoma mega nyinshi zirashoboka ko sinjya nzireba buriya niyo mpamvu ariko turakeka twe kubyanzura birashoboka urumva ko gigabyte 8 mu munota umwe urumva ko ibintu akora n'ibintu cyangwa se byaba ari gukoresha iyo internet ni ibintu biremereye ubwo turarebera nyine muri zo mazi abira pe site ari mu mazi abira nyuma yo kwirukanwa muri Amerika nyuma yo kwirukanwa muri Amerika Mega atangiye kurekara amati Mega ni ikibazo ati nyaboneka mu nabari ese ndibaza ku ise muhongo ubona yari yagiye muri Amerika tugiye kwita tujya ku nkuru ijyanye no gushipingwa yego uyu nguyu bita Eric Semuhungu yagiye muri Amerika ajyanywe n'umugabo we bari barashakanye w'umuzungu yego agira ibyago yitaba Imana arapfaka agira ibyago arapfa akarasigara umupfakazi ariko biza kuba ngombwa ko yirukanwa muri Amerika aza mu Rwanda tuhita tujya ku nkuru y'umugabo bita umugabo nanone washipinzwe bamwita Nzungu naza gushipingwa n'umukobwa bita Nyahumure Nyasafari yego bamwita Antifari aramushipinga naho humvisha ko harimo ibibazo uwo bita Eva nawe baramushipinga John Tingwino John aramushipinga ariko naho humvisha ko harimo ibibazo aka kanya urabona Eva na Nzungu badashobora nabo kuba wakirukanwa birashoboka cyane uziko ibi byaha twebwe twita ko ari ibyaha byoroheje sindi kuvuga ko ibi bintu byanuza bya Eva harimo ibyaha yahakoreye ariko nta wamenya you never know tugendeye kubiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hari ikiganiro nabonye Kasuka avuga ati yajyaga afata umugabo akamujwibura atakacengeza umutwe mu ntuza yego iyo ni intuza ni domestic violence sibyo kandi noneho iyo ukoze domestic violence nguko ku muntu wagushipinza akuzanye hari ibintu numvishe ngo iyo akuzanye USA nka kuriya uze kuri papers ze urumva n'amaviza n'ibyo ari we wabikuzanyeho ngo hari akantu kagakoroze batambikamo ngo babaretse nyine baba muretse kumuha freedom nimba tabyita mu bwebo ngo hari igihe runaka ubute nyine uwo muntu abashobora kuba yavuga ati uyu muntu mwikuyeho urumva yamemukiye mu musubiziyo namukuye birashoboka sinzi ukuntu babyita bino bintu abantu bashipinzwe banabikorewe mumbwire muri comment section mumbwire di mumugure nanjye ndenda gushipingwa nazitwara nayo bakangarura urumva yego muri ntuza ngo iyo wagereye kuri papers z'umuntu uri USA nka kuriya none urumva Nyasafari yaramaze igihe we noneho ni umwana wavukiyeyo urumva ni umwene gihugu Pro Max urumva ni umugugu muri Amerika noneho hariya rero ni kavuke kanuni zose arazizi kavukira Amerika ni kavukire kanuni zose arazizi bikorwa byose arabizi azi byamurengera n'ibyagira gute ni umwana wo kugasima k'Inyamirambo cyane kwitara mu biryogo mu biryogo muri Amerika rero iyo utwawe n'umuntu bene muri buriya buryo ngo haba muri zire papers ngo harakanu kagakoroze kaba karimo urumva ngo iyo umuhemukiye aba afite uburenganzira bwo gusaba ko bagugarura nta gitangaje yo kuba wabona Eva ejo bundi mubonye indege imugaruye mu Rwanda Eva erega buriya reka nkubwire byaka kanya ubu Eva ari at risk uzi impamvu nuko amakimbirane yabo ye n'umugabo we urumva we ntabwo yigize umugabo we yavugaho Eva niwe yavuzeho niwe warushije umugabo w'umunwa ku mbuga nkoranyambaga bisobanura iki uriya mugabo ashobora kuvuga ati uyu mugore akunkora harassment ari kuntoteza ibyanjye by'uruga bijyanye gute ku mbuga nkoranyambaga you see kajyatuma aribwo acyo niyo mpamvu yatuma agarurwa mu dore Eva bashaka kureba ashobora kugenda umugabo we koko nimba koko Eva yaragiranye ikibazo n'umugabo we mu buryo bumuturutseho ubwo ashobora kugenda akavuga ati jyewe umugore yarambangamiye bigeraho n'urugo ndigendera ndahunga ndigendera icyo gihe uri clear sibyo
wamubishije urigendera watanze amahoro icyo gihe wowe mugabo buri kiriya Yego. ati nyuma rero yo kumubisa we ntabwo yabonye ko bihagije ari kunyandagaza ku mbuga nkoranyambaga shingiye kuri ya majwi aherutse kujya hanze yego Eva bahamwikorera da bamugarura bamushipinga bakamugarura bashaka kumugarura bamugarura i Kigali ako gakoroze koko nimba narabyumvisha babivuga ako mundabure munanyandikire kuri 0788359691 mumbwire aka kantu ejo nazisanga i Kigali nanjye ndenda gushipinga batazisanga i Kigali cyangwa nawe ndenda kwisanga muri USA none se rero Eva niyo mpamvu buriya sha reka nkubwire ushobora no gusanga nimba ko kari amajwi ari ni John yagize uruhare rwo kuyahereza abayashyize hanze yarashakaga kugira ngo agaragaze ko ari guhohoterwa none se wagaragaza gute ko uri guhohoterwa umuntu mwashakanye ntaho yavuze buriya kuva Eva yavuga nyuma yaho Eva yavugiye yewe John akaba nta kintu aravuga hariya bashobora kujya no mu rukiko Eva akamubonaho icyaha kubera iki cyuko ari guhohotera umugabo we ku mbuga nkoranyambaga yuko hari amajwanga y'urugo yashyize hanze ibi biriya bintu ntabwo biba byemewe buriya ibintu yashyize hanze bitari byemewe kuvuga umuntu ngo cyangwa akarya abasheki ngo wandiraga abantu n'ibiki ukongera n'akantu hari akantu Eva yavuze ndareba ndavuga ariko Eva we nkunyurijemo ijisho koko akahe kwa kundi wirizaga ngo ndagukunda ngo nzakubyarira abantu igihumbi ngo Yesu we ngo ndagukunda nahise mbona ko Eva yakurikiyeho John amafaranga none se nta kantu wumvisha yatambitsemo ngo we ngo nta n'amafaranga ugira ngo nta n'igihumbi ngo nta na mu cyamayero harya yavuze ngo nta miliyoni yavuze miliyoni ngo nta miliyoni y'amadolari ngo unafite Eva koko tuvugishije ukuri state turimo uza abantu bangaye batunze ayo mafaranga uzi ukuntu angana menshi cyane uza ayo mafaranga ukuntu angana yenda barahari benshi USA pe ariko reka mbare mu ba diaspora bacu dufite bo mu gihugu ibangaye bafite ayo mafaranga uyafite kugira ngo uziko yari miliyari uyafite kugira ngo bitwereka twoherezeho ijana pe nimba uzi ko ufite ayo mafaranga mu diaspora ukanda akanyenyeri mbona 100 kuri oya 100 n'ibirorere niyohereze 5 sibyo iyo ni geste ni geste nutafite yayohereza ibyo nta birenze ako nakuri iyo geste tubibona ayo mafaranga ayo mafaranga n'amafaranga menshi uzi ko ari simvuze ko batayafite pe urumva diaspora abashu ntago basuzuguye murafite amafaranga muranayakorera ariko amafaranga umuntu yafite kashi gutya mu mafaranga nawe kuko bayakorera bayazana mu gihugu hari nabyo tunabashimira muri abantu beza urumva mudufasha kubaka igihugu bakaza bakaguramo imitungo rero ku muntu ukorera amafaranga nk'ayo ngayo akaza ugasanga afite amazu Kigali afite ibinabiriya afite inganda afite ibiki afite ama business za Kigali kumushakiraho miliyari yicaranye nta kibazo ifite shawo muntu ntabaho pe ntawe unayicaranye mu mafaranga utari kuyazunguza mu bikorwa waba ufite ubwenge buke abo rero mu ba diaspora si impamya yuko hari umuntu nimba banahari ni bake rero kwifata Eva kavuga ngo we ngo ufite iki ngo hari na miliyoni y'idolari ufite Eva wagiye gushaka John umukurikiyeho miliyoni y'idolari cyangwa wamushatse umukurikiyeho urukundo gukwabivuze ariko wenda simbizi wowe ukwanza iriya nkuru ya Eva agahinda yagaragaje amarangamutima no guhohoterwa na John ubundi birano nabyumvisha uti kumva ko uriya John yahohoteye Eva kugeza aho ashaka kujya kumuteranya ashaka kujya gusenya urugo rw'abandi biriya bintu ntabwo ndibuze kubyemera kugeza igihe John nawe aje akatubwira ukuri kwe buriya ni amakosa gufata uruhande ngo umuntu umwe azavuge hari uwivuga amabi ameze ahari urambonera uyu Eva ari kuza kivuga ibibi ko atatubwiye ku byo Kasuku yatubwiye ngo by'amayoga yanywaga yamara kugira ngo bakakorana aferi n'abandi bajama ko atabitubwiye kandi Kasuku aba afite amakuru kuko mu bintu yashyize hanze uyu mugore hari ibyo Kasuku yari yatangaje bisobanura rero ngo mukuri Kasuku yashyize hanze hari igice Eva tatangaje yakwebye sibyo none se uko yivugiye ngo nanjye ntabwo ndi shyashya aha atari shyashya ko atahavuze aho ngaho atari shyashya ko atahavuze akagaragaza abiha John
buriya umuntu nakubwira ngo sindi shyashya ukabona ntahereye ku ruhande atarimo shyashya uhita umenya ko ibintu agiye kukubwira akubeshya ako kantu atambitsemo kukubwira ngo ntabwo ari shyashya nako kukwereka yuko nyine ari inyangamugayo ryahamye ko atarimo yibera urumva none se umaje kumbwira ngo ntabwo wari shyashya uvuze amabi ya mugenzi wawe wowe urasize urwo ruhande utarimo shyashya kutaruvuze ruvuge rwivugire rero niyo mpamvu ugiye biriya Eva yavuze sindi bubyemere kuko John ashobora kuza hano yavuga ugapfuka amatwi iti Yesu we ati mutabare Bikira Mariya na Yesu basubire mu ijuru none ahangaha ati sirarangiye ako John ngo ari mu sibyo Rwanda John ngo ari mu ari Rwanda kwirera abana namaze hari uwari guca inyuma ko bamwanze ariko ahubwo mbona nuza Eva yarapfuye Eva yapfushijwe n'iki ariko uzi kugira ngo umugabo wajye kurya abashuti bawe kariya kantu karababaza cyane kariya kantu nimba Eva aragakoresha Eva shu ndagukomeje pe kariya kantu karababaza buriya umugabo wazaguca inyuma ku bandi bantu urumva utazi ariko ku bashuti bawe yego ni abakoze amahano umeze nkaho ugambaniwe n'abantu witwa ko ari abantu bose bagukunda inshuti zawe se niba bagukunda niba bakiremera ngo bagukunda n'umugabo wawe akiremera ko agukunda none akagukorera icyo kintu bombi ubugambaniwe n'abantu babiri icyarimwe we wizeraga sibyo kariya kantu n'imbaraga akorewe Eva rwose ufite rezo yo kurakara nubwo udafite rezo yo gusebya umugabo wawe yego sibyo ariko iyo kurakara arayifite iyo kurakara arayifite buriya ushatse rwose ukagenda ukamurya n'amenyo nta kibazo ku buryo no mu rukundo rutajemo imigeri n'inshyi hano singiye gushishikariza abantu usige ndababujije warukonje urukundo rutajemo kubroka no kubrokorana mubrokorana ariko mvuga ibyo ngibyo bitarimo violence sibyo kwa kurakarana bya hato na hato urwo rukundo ntabwo ruba ruhari uru rukundo biba bisanga hazemo ups and down sibyo bums rero hariya yararebye aravuga ati gihe bino nsimbyihangani ariko nyamara nimba John yaramuciye inyuma yego nari amakuru Kasuku yaduhaye koko nawe ngo hari ukuntu yajyaga yigenza kubajama cyari one by one yagombaga kwihangana sibyo se ni kimwe kuri kimwe John yamuciye inyuma urumva ku bashuti be nawe ngo amuca inyuma ku bashuti be ngo Eva kigera muri Amerika ngo hari ukuntu ngo abajama ngo bo ku ruhande rwa ngo nyine bari muri Amerika ngo yasanzeyo bari inshuti ngo za John bo ngo no mu miryango yabo ngo John no aciye inyuma Eva oya baretse Kasuko inkuru yavuze aho imbishe nabi Kasuko yaravuze ngo bajyaga ngo bazana utuwayini ngo bakazana n'utuguyoga ngo twamake ngo bakanywa ngo nakanywa ngo bagera hagati ngo bigata birangirira aho ngaho nyine byose aya Kasuko ababeshye Kasuko kwa bafite amakuru none kuba Eva yarohereje amajwi John akahita yohereza uyu nguyu Godfather sikosa John yabarakoze ariya majwi ntabwo Eva yohereje John bitugira ibigoryi ari amajwi Eva yohereje ubwo Godfather bashaka kuyitirira ninde mugabo yafata amajwi nk'ariya arimo amagambo amushyira hasi arimo amagambo amusebya arimo amagambo yerekana nyine ko yari umugabo wa fake sibyo yerekana ko ari umugabo udashobotse akayafata akayasohoka akayihereza abandi bantu ko ayo majwi nafite wayaryama ijuru byana ngo mukasiba ngo ntazagere ku wundi muntu akarahaye Godfather noneho ngo yohereza girlfriend we arewe nibigwe mwamurataga ubu John nubwo yaba yasinze icyo kintu ntiyagikora ubu John yafata amajwi nk'ariya urumva amugaragaza nk'umugabo udashobotse amugaragaza nk'umuntu udashobotse habe na gatoya akayafata agaha girlfriend we kandi uwo girlfriend ashaka kumubona nk'umuntu w'umugabo ibyo bintu bibaho ngo noneho girlfriend we nawe ngo akayafata ngo akayagodifata ziriya ni kanuni zabo ari amajwi nayo Eva yifashe ayaha Godfather direct ariko ayafata mu buryo bwo kugaragaza ko yabwiraga John yego kuko yabonaga ntacyo afite cyo kuza kubwira abantu oya naza bivuge live kuko nubundi amajwi yagiye hanze naze kuri live bivuge si byose yego naze kuri live bivuge tumenye yuko urumva kuko ibyo bintu bihagazeho aho kumbwira ngo ufashe dictionnaire igitabo kingana kuriya ni evangelii ntagatifu urayihurutuye mu magambo 14 iminota ngiya 14 voice note ngaho ibaze iyo voice note kuyiha umuntu urumva se ubu wumva ibyo nari bunabyumve iyo voice note ushaka kubwira umuntu ikintu urumva wamuhamagara voice note yajyamo amahadi wamuhamagara ariko kumbwira ngo ufashe inkuru yego cyangwa se ufashe amajwi y'iminota 14
uyoherereje umuntu ataragusubiza ibyo bintu birabe ko batatwumvisha aho yamushubije nimba kuko yaramwoherereje ubu John yumvisha ariya majwi yumvisha uburyo bamutongera nk'abaterekera indaro hari umugani umukecuru twari duturanye mu cyaro twajyaga tugenda none akabwira abana ngo mwamvire mu masaka abana bakanga kumva ngo dore igihe mwahereye ngo nk'abaterekera indaro itumva ubu John wa mugani bamubwiye ari amagambo nk'abaterekera indaro itumva arayumva ntiyasubiza aho yahise yahereza girlfriend wiwe ko batatwumvishije aho yasubije yahise yahereza girlfriend wiwe arewe kugira ngo girlfriend bamuturishe girlfriend ararakara cyane umva mutukiye umugabo buriya n'ibigwi bamurataga oya hafi erega rujye ugira umukunzi utamubeshye utamuhisha yego ye kiriya cyo kiranyagisha ari amajwi ntabwo ari kandi reka nkubwire no kuba John ataranavuga nabyo ubwabyo ni ubutwari nese John we ntabwo yaba yarahohoteye Eva birashoboka rega ku bana buriya mu rugo urugo rurinda ubwo rujya gusenyuka mwese mwarahohoteranye gusa hari uburemere bwo guhohotera buba buhari sibyo umuntu ashobora kuguhohotera mu buryo bworoheje ariko nabwo biturutse mu kuko wamwitwayeho sibyo ari we watangiye ibintu bigatuma ushobora kuba yakora nk'igikorwa tuvuga urugero ushobora kuza ukankubita sibyo ukankubita si utangiye si umuhohoteye urumva none kuko ndakaye nkaba nagutuka iryo jambo ngututse rirakubabaza yego ndaguhohoteye nanjye ariko niwe watangiye ibintu sibyo ariko rero nturi buze kumbwira yuko mu rugo rw'abantu bageze aho rusenyuka umwe ari we mubi cyane urumva undi ari marayika ntibibaho ubaye uri marayika urwo rugo ntiwanaruvamo biba bisobanura ko wari kwihanganira n'ibyo bintu aho rero wavuze ngo nanjye sindi shyashya nawe hatubwire wiza gutaba mugenzi wawe we ngo nurangiza ngo nanjye koko sinari shyashya ntiwari shyashya koko banza uhere kuri ibyo bintu utariho shyashya uvuga atariko na mugenzi wawe byari bimeze gutya ariko igihe uje ukavuga uruhande rwa mugenzi wawe gusa yurayi wabonye karaka before and after arimo aratera imitoma ati nzakubyarira abana benshi ati nzakora ibintu ati ndagukunda aranarira after rero urabizi yuko nkubaha wanjyaniye taxi twadekararanye ariko reka nze kubaze ubu mu gihe Eva yari amaze muri Amerika anivugira ngo ntiyigize abona akazi ngo bamubujije gukora sibyo izi taxi yazidekararaga yarakoze nyamara turi kugenda tuvumbura utuntu buretse turi kugenda tuvumbura utuntu k'uyu mugore ashobora kuba yarahohoteye John ahubwo John ariko atavuga Eva we yivugiye yuko John yari amubujije gukora bisobanura ngo nta kazi yigeze kuva yagera muri Amerika sibyo kandi taxi zidekararwa n'abantu bakora binjiza ngo yarangiye akazi buretse nubwo ntaba yari ko ari byo nziyo taxi zidekararwa n'abantu bagera gute binjiza none se uyu nguyu yadekararaga taxi izo taxi ari kurekarama yari yarazidekaraye yarakoze uyu John ngo yari yishyuye ko aramuzanye muri Amerika yishyuye iki se muyese izi taxi ni za John nise ntabwo uri kubyumva John taxi zidekararwa n'abantu bakora binjiza sibyo kandi umugore ntiyakoraga bisobanura ngo nta hantu we yadekaraye ibyo yinjije sibyo ibyo badekaraye ni ibya John none se nimba yarariya ye aramubaza iki yenda mu rugo y'umugabo iyo mwasezeranye vanga urumva yawe niyo ye sibyo ariko ntabwo waza kuvuga ngo yari yishyuye gute se yishyuye mu bye ese ubu wakwishyuye nimba yishyuye amafaranga yishyuye n'amarangamutima nimba yishyuye amafaranga yishyuye imbaraga yakoresheje yirukanga ku byangombwa bye ariko muzi ukuntu biriya bintu bivuna ndakubajije uzi ukuntu biriya bintu byo kudekarara umuntu urumva kumwirukanga uzi ukuntu bivuna uzi stress bitera ayo marangamutima nizo mbaraga zo yazimwishyuye kumva ari yaranamwimye ngo atakimuha ku rukundo numvise kandi koko muri mu majwi ngo ntabwo yamuhaga ku rukundo ko numvise se uyu John yagiye akora ibintu byinshi bitari byiza Eva kugera aho yafashe umwanya afata umwanzuro agurisha ibibanza byabo byose bari bafitanye uko nukuri kuvugwa n'umugore gusa n'umugabo ntazavuge buretse n'umugabo ntazavuge ibibanza bari baraguranye kuko uyu mugabo ese ibibanza bari baraguranye nyine ni bya bindi nari ndi kukubwira sibyo
umugore ari mu Rwanda nta kazi yagiraga sibyo cyakoze yakoraga YouTube ariko nawe ntabwo yamuhaga amafaranga menshi cyane ku buryo yajyaho ibibanza nyine ni bya bindi kuva uri kuri pepa ze urumva ibyo nibyo byawe sibyo ariko still sinanankuraje umugabo n'undi wese unyumva simwankuraje ngo nimba uzi ko washatse ibyawe uwo mwashakanye ngo ukwiye kubyitwaramo uko ubishaka nta nama mugiye ngo ni uko ngo wabishatse adahari sibyo ibyo sibyo mubijyeho inama ariko se uyu mugore ko nta kazi yagiraga nta nawe yinjizaga ibyo bibanza biguze ryari ahubwo yavuga ati mu mutungo w'urugo sibyo nuko wabivuga wabisobanura yashesaga uyu mutungo w'urugo ni umutungo w'urugo wivuga ngo mwaguranye wazanye angahe wowe mwaguranye hari ukugurana hari kuvuga ngo uwo mutungo ni uwanjye twaguranye n'umuntu hano uvuga ngo umutungo ni uwanjye kuko dusangiye urugo iki kintu tugitandukanye byose nubwo yenda bifite uburenganzira bumwe utemere kubyangiza ariko mu matwi y'abantu bisawundinga bitandukanye bivuga ngo mwaguranye kandi nta giceri cy'icumi cyawe kiriho ahubwo avuga uti mu mutungo w'urugo twembi dufiteho iki uburenganzira sibyo ariko rero John reka nkubwire nawe avuze hano twapfuka mu matsi tukavuga ati Yesu Kirisitu wagiye mu ijuru garuka none anga twarabaje bawe kuko we noneho no kuba yacecetse nuko afite byinshi hari ibyo yenda ibyo ari kwirinda guhungabanya yego ariko reka nze mbashakire nimero ye ya John unakuntu twamuhamagara mu Rwanda John mu Rwanda muhamagare twumve ari mu Rwanda John katumuhamagare twumve sha John Hello arakubye John aragukubye birasobanura yuko nta kintu ashaka ega buriya hari ukuntu nubwo nta nimero yanjye agira sibyo ariko hari ukuntu buri muri situation runaka ubu sinanjye gusa umuhamagaye rega ushobora gusanga hari n'abandi bamuhamagaye yego sibyo kavuga ati yenda aba nabashakaho kunsoma plaque akagira ariko John burya yaba n'umuntu w'umugabo atagize n'ikintu abivuga ibi bintu akicecekera akaruma gihwa akaba umuntu w'umugabo koko naba ari kubabara nese umuntu yakuvuga n'uvuze ngo uvuge rega ntabwo urugamba rwose ruba ruganisha kuvuga ibura ushobora gusanga warimo ararwanisha amategeko ibura umuntu wacecetse ujya umutinya none se urambwira yuko hariya ntabwo arimo harabikwa urugo rwa nzungu rwo bizagenda bitugwa kandi n'uzatanze gasopo nyasafari yatajya avuze ati ndagusupoye susu nyasafari yatanze gasopo yavuze ati ndebera kuri ntuza yanjye nyirasafari yagize ati mvira mu rugo ati ndakwihanije ndakwibujije mbega ye hari ntuza hari amajwi nabonye arimo amubwira ati ndakubujije nyasafari ati Eva rwose nyasafari yiyamye Eva yamwiyamye amuhaye gasopo ati mvira nsohokera mu rugo ati kandi hari akantu yatambitsemo numva ibintu biranakaze yavuze ati jewe yaje nsanga hano urumva yaje nsanga hano n'uvuga ati hano ndahamenyereye hari imikino namukina atazi hano ni mu rugo rwanjye ati yasanze mu bwatsi bwanjye tekereza umwana wavukiye Ijyosi urumva umuntu uturutse nko mu ntara za Kibungo iyo ko yaza akamurusha umujyi bibaho ntibibaho Eva nagende gake uyu mwana ko yavuze ati wasanze hano ako kajwi ndaza kukabashyiriramo reka dusoze ariko reka nkubwire ngo kuba bamugaruraho nirazima bamugarura birashoboka cyane none se hari erega buriya kiriya gihugu iyo ukigiyemo ufite ahandi hantu wakomotse urumva iyo ugiye ukitwara nabi biba bishoboka yuko bakugarura bagusubiza iwanyu nyine kandi ndahamya ko ubu yari atarabona ubwenge gihugu yari atarabubona sibyo kumugarura rero biroroshye cyane easy so rero reka twisoreze dushimire mwebwe mudukurikiye mukomeze kugira umunsi mwiza w'abakundana ndetse n'umunsi mwiza w'umugano ese mu buzima busanzwe iminsi isanzwe ihura ubundi
si ya mbere yo kwa munani se buri gihe aba ari umunsi w'aba girlfriend akongera akaba n'umunsi w'umuganura. si itariki imwe se itariki ya mbere yo kwa munani ni itariki y'umuganura buri munsi noneho umunsi w'aba girlfriend wo uyu uri international none uwo itariki ya mbere z'ukwa munani uri international ntabwo uri uwo mu Rwanda uyu uri roko umuganura ni roko hano iwacu ariko w'aba girlfriend Meddy burya rero akoze research yari abizi tariki ya mbere iyo ndirimbo yikoze ryari iyo ndirimbo se yasohotse tariki ya mbere z'ukwa munani yari arimo avuga ko tariki ya mbere yo kwa munani aribwo yamenye akazina n'indirimbo yasohotse ariko ibaze umuntu wamenye akazina ka girlfriend we ku itariki ya mbere yo kwa munani ubwo niyitereye mu nkunda z'abandi yabonye izasenyutse azinagaho ahubwo yasanze ari singwa ari wenyine oya ahubwo yasanze hari ibisenyutse ahita abaza izina si byose ubwo ndabarabuye namwe ure gucungaho binyeganye ngo gahita wijugunyamo so reka mushimire wakoze cyane